Muraho neza, kimwe mu bintu biba bishishikaje cyane ndetse bikagura n'abantu ni ukubona akazi ukunze ariko nanone kakubeshaho. Ni ikintu kigoye umuntu akora igihe kirekire kuko nyine birumvikana nta kazi biba bisa nkaho no kubaho biba bigoranye cyane. Gusa hamwe n'ikoranabuhanga uyu munsi dufite byarabyoroheje, nubwo naryo ahubwo usanga rigenda ryambura abantu akazi, ariko ku rundi ruhande ushobora kurikoresha ukaba wabona ako kazi. Ikoranabuhanga tuvuga rero rigezweho riri kuvugisha benshi kandi rikanakoreshwa na benshi ni ChatGPT, duheretswe bagezaho mu biganiro bishize. Niba wenda warakurikiranye ibiganiro byacu hano kuri X menya ngira ngo ibi biganiro ushobora kuba warigeze kuba wabibona. Iki gisobanura ChatGPT mu buryo bwa nyabwo uko ikora, abayizanye, ibyiza ndetse n'ibibi byayo. Noneho kino kikwereka uko ushobora kuyikoresha kuri internet uyibyaza umusaruro mu buryo bw'amafaranga, birumvikana. Noneho kamwe mu gace twabagejejeho nyine ubushize ni uburyo ushobora kuyikoresha ushaka akazi kuri internet. Gushaka akazi ushobora kwifashisha imbuga zinyuranye, nk'uru rwitwa LinkedIn n'izindi, uru rwitwa Indeed. Nk'uko hano iyi ChatGPT yacu yagiye iduhereza imbuga zinyuranye ushobora kuba wakoresha ushaka aka kazi. Izi zose ushobora kuba wazifashisha, ariko muri uyu mwanya noneho tugiye kureba intambwe ku yindi, kuva kuri bwa bumenyi buke uzi ukatangira ubaza ChatGPT ibyo wakora, ukayibwira ikagukorera application letter ndetse na CV n'ikindi cyose ushobora kuba wifuza, nyine interview uko wayitegura, aho ushobora ku applyinga hari utuzi n'ibintu byose mu buryo bworoshye cyane. Ndabizi urasanga biza kuba bigufitiye umumaro. Niba rero ushaka ko dukomezanya, nyamuneka urebe ikiganiro cyose uraza kuba wasobanukirwa byinshi. Nk'ibisanzwe hano kuri YouTube channel yitwa X menya, tubahaye ikaze muri kumwe nanjye Mr Buda. Gusa byaba byiza wenda ukoze like kuri iyi video urimo kureba none. Niba uri mushya kuri YouTube channel, kora subscribe kuri no kuzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bageraho mu buryo bworoshye cyane. Iyo ubajije rero ChatGPT uburyo ushobora kuba wabona nyine akazi, ikubwira ko ari ibintu bitaba byoroshye cyane. Gusa icyambere aba ari ukwibikaho ubumenyi, hanyuma ugakomeza mu zindi nzira. Bari inzira navuga zitoroshye kandi zigoranye, ariko mu gihe abatangwa utuzi nabo bagenda bakoresha ikoranabuhanga, natwe nta mpamvu tutakoresha iri koranabuhanga ngo tube twabona ako kazi twifuza, yaba ari ukaprayingira se ndetse tukamenya n'andi makuru yose. Rero hano mu gutangira n'iki kiganiro cyacu ni robot. Nkwibutsa wowe muntu utazi gukoresha iyi ChatGPT, abantu benshi bari kubyibaza uko bikora. Uraza hano wenda muri Google search wandikemo ChatGPT cyangwa se wandikemo iyi address openai.com, ego ni ubundi ukandeho nyine urahita ubona introducing ChatGPT, uhitemo try ChatGPT. Noneho ibingibi birangije wowe ngiye kubera ko nyikoresha nyine n'ibintu bise biza, ariko wowe icyo uhita ubona si ikintu cyo tubona mu buryo bwa login ndetse na sign up. Ugura akantu kuri sign up cyangwa sign in kubera ko utari wabikora, ubundi wiyandikisha utangire kuba wayikoresha. Ni ikoranabuhanga rero rikoresha ubwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence, rifasha muntu kuba yagira kuri byinshi cyane, harimo nyine yuko riganira nk'umuntu. Ushobora kwibaza utese ni iki ritandukaniyeho na Google? Icyambere ihita iguhereza ibisubizo by'ako kanya byihuse, kuko urugero niba ushakisha ikintu hano muri Google yawe, icyo bakwereka nta kindi, barakwereka web page nyinshi cyane ushobora kuba wasura. Mu by'ukuri nyine ari ni ibintu byakozwe n'abantu ubona, ntabwo uhita ukwereka igisubizo cy'ako kanya. Ariko uje hano muri ChatGPT twayibaza utese wenda ChatGPT ni kirahita iguhereza igisubizo cy'ako kanya utiriwe ujya ku mbuga zinyuranye. Rero ChatGPT ifate nk'umuntu cyangwa se ikintu cyiza buri kimwe cyose, ariko wenda ntuyibaza uti nijoro nariye iki. Ibyo ni ibintu byanagorana n'undi muntu nawe ko yahita bikubwira bya bintu bwa bumenyi bwo mu ishuri se n'ibindi byabaye mbere y'umwaka wa 2021. Niyo makuru nyine ifite kubera ko ntago yahitigira kuri internet ako kanya. Rero ikoranabuhanga riracyari ubuntu nubwo dufite ChatGPT Plus, ariko iyi nayo wayikoresha kandi yagufasha byinshi cyane. Nyine ari byo tugiye kuba twakwereka. Ego muri ka kazi kawe rero uriho urashakisha, twayibajije ku bigendanye no gushakisha umurimo. Ese nibe ibintu ushobora kuba yadufasha? Prompt ni gutyo nyine uyitegeka, iga kuyitegeka mu buryo bukwiye, yo izaguhereza umusaruro ukwiye. Hano rero yagiye ibitwereka ibyo nyine ushobora kuba
wayisaba, no kuvuga nk'iyi ni prompt ushobora kuyisaba noneho ikagira gute ikagusubiza cyangwa se ikaguhereza igisubizo. Urugero hano twahise tuyibwira tuti twahise dukomeza, ntabwo twongeye kugaruka kuri ibi ngibi, twabibwiye ko dufite ubumenyi mu kwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ese ni akahe kazi dushobora kuba twakora? Ibi rero kubibwira ChatGPT rwose ni ibintu biba byoroshye cyane cyane, ariko ako kanya amasegonda make cyane ihita ikwereka bimwe mu byo ushobora kuba wakora, nyine utuzi, imirimo, ibiraka n'ibindi. Kuko hari igihe umuntu aba afite ubumenyi ariko atazi nahera hehe, nihe nabukoresha n'ibindi. Se bisaba iki kugira ngo mbe nabibona? Nyamuneka iki kiganiro nugikurikirana witonze, ndizera neza ko kiza kuba cyagufasha. Ni cyambere barakubwira bati ushobora kuba waba umwarimu mu by'ikoranabuhanga, ushobora wenda kuba waba e-learning developer, bano nyine bakora izi mbuga abantu bigira mu buryo bw'iyakure cyangwa se kwigira online kuri internet, umuntu utegura integanyanyigisho cyangwa ego ndetse n'imfashanyigisho, nyine birumvikana n'ibindi, ugatoza abantu cyangwa se ibigo mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ibindi. Hano muri kubona ko mu by'ukuri niba uzi ikoranabuhanga uri kubona ko harimo ibintu byinshi cyane. Si ngombwa wenda uru ni urugero dufatiyeho, nyuma rero kuyibwira hanyuma ikatwereka utuzi duhari dushobora kuba twakora. Noneho icyo twayibwiye nuko twayibwiye ko duherereye mu Rwanda. Ese ishobora kutwereka ahantu ako kazi ko kwigisha iby'ikoranabuhanga gashobora kuba kari? Twe turi ba bantu bafite ubumenyi runaka ariko ntituzi hari akazi, ntituzi aho twahera namba. Iyi rero ihise iduhereza nyine hambere ni Rwanda Ministry of Education, hanyuma irakomeza yitudereza yewe na website. Hano uyikanze nyine wahita ugera kuri website ya Minedike, tugera kuri Lab, itwereka Teach for Rwanda, itwereka nyine ibintu byinshi cyane, itwereka ALU, itwereka amashuri agiye anyuranye aho ushobora kuba wagira, ushobora kuba wakorera application. Wibuke wowe nyine nta kintu na kimwe navuga uzi, bakwereka ama colleagues, bakwereka ama NGOs, bakwereka muri za UNICEF n'ahandi ndetse n'indi miryango mbega navuga itanga utuzi cyangwa se igira abantu inama nyine kubigendanye nuko babona akazi. Wibuke turacyakoresha ChatGPT, byose byo ushaka, bari kwandika resume n'ibindi byose urabibona. Ego none twahise tuyibaza ese ishobora kuduhereza nk'ayo malinki aho dushobora kuba twaka-applyinga. Link birumvikana nyine ziri clickable, ushobora guklika none ukagira kuri urwo rubuga. No baduhereje runo rubuga rwandajob.com, hano ushobora kubakanda ukajya ukareba ibihari. Baduhaye ifuzo ngo ni urubuga rukunzwe cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Baduhaye LinkedIn ni hano ujya ugashyiraho umwirondoro wawe, ubundi umuntu ushaka akazi akaba yakubona, ndetse nawe bitewe n'umwirondoro washyizeho. Iyo umuntu ashyizeho yuko ari gushaka abakozi bitewe n'umwirondoro washyizeho, nyine bashobora guhita baguhereza notification yuko ako kazi gahari, ukaba wagira gute ukaba wagakora. Hano rero nyuma yo kutwereka nyine izo mbuga aho dushobora kuba twakura ayo makuru, ako kazi, ego twebwe twahisemo mbere yari tweretse nyine amashuri dushobora kuba twakigisha. Muri byo twahisemo muyo yatweretse tuhisemo Riviera, turayibwiye tuti itwandikire application letter. Ngira ngo ubundi ushaka kwitegeka ko tutuntu ni byiza cyane kuba wadushyiraho a job application letter to teach ICT at Riviera High School. None turayibwiye ati nyine ibigire ku buryo umuntu bano nyine batanga utuzi niba basoma letter yacu tugira amahirwe menshi cyane yo kuba ari twe twakegukana uwo mwanya. Hanyuma ishyireho yerekana ubumenyi bwacu, exhibit our skills, noneho ndetse n'ubunararibonye bwacu. Hanyuma yerekane ko nyine tunakeneye cyane kuba twakorana n'icyo kigo cya Riviera. Izina wenda ushyireho iryo ushaka ubundi uyibwire. Ni ibintu biba byoroshye cyane, ihita ibikora mu buryo bwihuse. Letter yacu rero ni gutya imeze, muri kubibona nyine wagira ngo ni umuntu uba wayanditse neza kandi nabwo umuhanga bitewe n'aya magambo abakoresha. Iyi rero ushobora kuba wayikoresha ukayereza ya makuru yose ufite, ese wize hehe, experience zawe, kuki ushaka kuba wahakora, ukagenda ushyiramo nayo ikagira gute igashyiraho akayo mu manager
nawe nyine kugira ngo nabona letre yawe avuga ati uyu muntu ndabona ari we ukwiriye akazi. Hano yagiye duhereza ibintu byinshi cyane. Kandi muri kubona dore ya experience twashyize, kandi nta kintu twigeze tuyibwira ariko twayisabye kudushyiramo experience. Baze none warashyizeho uti wayibwiye uti nakoze aha n'aha, nayo hari n'ibyo yakongeramo ukumirwa. Iyi technology ntisanzwe rwose, nimbikubwira nyamuneka use nka wigerageza, ni ubuntu. Kandi nyine nutagendana n'ikoranabuhanga uzasanga warasigaye. Dore hano as experienced ICT teacher with over 5 years of teaching experience. That's very cool. At Riviera High School, gakomeza bivuga byinshi nyine se n'ukubera iki mu kinyejana cya 21 nanjye nabona bitangaje cyane, birandenze. Rero in addition gakomeza n'izina nyine. So iyo ushaka hano ushobora kwibwira ikabikora mu bundi buryo, ntibikore gutya, ku buryo ushobora kugira nka kopi 10 100 se gutyo ziretere ugahitamo imwe. Si ngombwa ibingi bishobora kwibwira ikongera. Hari uburyo hasi abanditseho ngo ni regenerate responses, ngira ngo uriho urabibona ukabikora gutyo. Noneho mu gihe tumaze kubona iyi cover yacu, cover letter, noneho tugiye kwandika wa mwirondoro wacu. CV igigora abantu se ndahera hehe, ni ibihe bintu ushobora gushyiramo, ni ibihe bintu ntagomba gushyiramo. Ushobora kubaza ChatGPT ikakwereka nyine ibyo ugomba gushyiramo ndetse n'ibyo utagomba gushyiramo. Hano n'ubundi twayibwiye tutuyishyiramo ya strong interest, hanyuma ariko ikoreshe ururimi ruboneye mu bigendanye n'amasomo, academic standard language, kugira ngo abazaba nyine bari hiring staff nayo izagire gute, izabe convinced ku buryo bashobora guhita baduhitamo uwo mwanya tukawegukana. Nyamuneka naba kenshi usanga bano bantu bahereza abantu akazi nabo ubungu bari kwifashisha ama systems, ama technologies. Rero nayikoresha ikoranabuhanga kugira ngo nyine ikoranabuhanga nirihura n'irindi ni win. Ariko umuntu we nujya kwigerereza n'ikoranabuhanga ngo urahangana naryo, uratekereza cyane kurirusha. Bano barikoze bo batekereje byinshi, batekereje ibinyacumi by'imyaka, ntago ari ikintu bakora umunsi umwe gutyo gusa. Gusa n'ubundi ubwenge bwo gukora nyine buba bukenewe, ariko nanone tugashyiramo ubwenge bwa muntu. Niba ubibonye gutya, kora review yose ukore uyirevising, urebe si ibyo yampaye nibyo, kuko nayo bishobora gukora amakosa cyangwa se kaguhereza amakuru navuga adahwitse cyangwa se atari ayanyaye. Hano rero CV yacu turayibonye, yayitwandikiye. CV yose ni CV nyine kwa kundi CV imeze, my education background includes ibintu nk'ibyo. Igakomeza nyine n'aya mashuri yo hasi, murabizi uko bandika CV. Kandi kubera ko turi kwa applyingira iby'ikoranabuhanga, mukuna ko bagiye bashyiramo ituhereza iby'ikoranabuhanga kandi nta nubwo twigeze tunayibibwira. So ifitemo nyine akantu k'ubwenge cyane kandi bunahambaye. Nyamuneka ibintu nk'ibyumvi si CV utayishimye, ariko twe muri kona twayihereje amakuru make, niyo mpamvu CV yacu nyine navuga ntago yanditse neza cyane uko bikwiye. Ariko wowe ushobora kongera ukayibwira igashyiramo amakuru menshi cyane. Iyi ni nka template kuko bya bintu byose uri kubona. Ikindi ushobora guhindura format, tubenda yinyandikire muri iyi format. Experience wenda ntukoresha imyaka 5, shyira amakuru amwe namwe muri table, gendera kuri ibi ngibi. Ushobora kuyibwira uti ukoreshe izi factors gutyo. Ndagira ngo nkwereke ko byose bishoboka. Nyamuneka nubifatira umwanya, ibi ngibi wabikora mu minota 5 gusa, mu gihe undi yandika CV cyangwa se nibaruwa y'akazi akabitekerezaho iminsi amajoro, bitewe nyine nuko abadashaka kayo mahirwe amucika. Ariko wakoresheje iri koranabuhanga wakibonera nawe bitangaza. Hano rero wowe ugomba nyine kuyibwira byose, byose ukayibihereza, ukayitegeka format, hanyuma ikagukorera ikintu gifatika kandi kizimiye experience. Apana kuvuga ngo hehe ngo wize hehe mu gihe nyine utanayibibwiye. Wowe yihereza aho wize hose, kandi uko ugenda bikurikiranya irabizi, niwe yitegeka. Hano twebwe ntago ni nka sample kugira ngo murebe uko bimeze. Noneho rero hano ikiba gikurikiyeho ni interview. Murabizi ushobora kwibaza utese iki ni na kimwe mu bintu bigora ndetse binakunda gutsindisha abantu. Ibaze kuba byose wabikoze. Navuga ko nyine icyiciro cya mbere wakirenze ukagera kuri interview, hanyuma interview ikagutsinda. Bari ikibazo wibuke hari abo muhanganye nabo baba biteguye. Rero nawe bitegure neza kugira ngo abo muhanganye nyine wowe ugire icyo ubarusha, akantu k'umwihariko, hanyuma abari wowe utsindira uwo mwanya. Hano rero byo gatubwiye nyine mu kwitegura iyi interview, murabizi bakubaza ibibazo bigiye
binyuranye, shakisha nyine amakuru menshi cyane ashoboka kuri icyo kigo, urebe ese uwo mwanya wakiye mu by'ukuri, urebe neza inshingano uzakora kuko barabikubaza, hanyuma ugerageze gutegura bimwe mu bisubizo nawe ushobora kubaza ku bibazo bikunze kubazwa cyane. Urugero yenda nk'ikibazo gikunzwe cyane kubazwa, ushobora kubaza bati ivugeho mu magambo make uri mu ntoki. Kino rero gikunze gutsinda abantu benshi cyane, ugasanga avuze nk'interuro zingaha aratuje, ariko icyo ni ikibazo gitoya byoroshye cyane kuba wagisubiza uko byumvikana, ariko gikubiyemo ibintu byinshi cyane. Rero ibyo bintu ubirebeho, hanyuma niba ari ibintu uzifashisha bishyire ahagaragara. Ikindi nyine muri interview, nyamuneka ambara neza. Niba ari umwanya runaka, ntabwo uzagenda wambaye nk'ibandi ngo bakugire umubitsi. Icyo ngicyo ugomba kuba wakimenye, uzakugira umubitsi kandi ugaragara nk'ibandi, bazahita bavuga ati wenda ubwo uje kubajyana n'imitungo yabo. Rero dress cyangwa se imyambarire, uko ugaragara inyuma, nabyo birakonta ku bantu bagiye kuguhereza akazi. Igirira icyizere mu byo ukora kandi wumve ko ibintu bigomba kuba byashoboka, wikumva ko ibintu bidashoboka. Nyuma rero y'ibi ngibi, noneho tubwiye ChatGPT ikore noneho nk'umuntu ugiye kuduhereza iki kiganiro cyo kubazwa nyine imbona nkubone. Act as a professional interviewer. Give me questions and likely best answers that are usually asked by asked high school ICT teachers during interviews. Ni bibazo bikunzwe kubazwa abarimu nyine bashaka kwigisha ICT mu mashuri yisumbuye. Noneho iduhereze n'iki, duhereze n'ibisubizo. Hano ushobora kuyibwira ikaguhereza ibibazo hano rero tuyisabye nyine ibyo bibazo yo ikore nk'aho igiye kudukoresha interview. Nyamuneka kugerageza mbere yo kujya mu kintu birafasha. Practice makes perfect. Nawe ugerageze ukore izo practice. Ikibazo cya mbere ati what inspired you to become an ICT teacher? Ni nk'ikihe cyaguteye kumva nyine waba umwarimu ugendanye n'ikoranabuhanga. Hano rero hari ibisubizo ushobora kuba wasubiza potential answer, ariko ushobora kuba wakongera ukayibwira regenerate gutyo mpaka hafi ibibazo byose. Ushobora kuyibwira ikagukorera urutonde rw'ibibazo 50 cyangwa 100 ushobora kuba wabazwa, byose ukabyitoza. Hano ushobora kuduhereza bike, ariko wowe gerageza niba koko uri kubyitegura bya nyabyo. Yibaze ibibazo byinshi cyane. Ikindi niba uri nko mu yindi field, wakoze application yo kuba designer, gerageza nyine uyibaze ibyo bijyanye na designing byose, ibyo bibazo byose nyamuneka ubyigeho kandi nyine ubimenye, ubifate mu mutwe. Ndetse n'ibi bisubizo, ikindi ushobora kwibwira ikaguhereza nk'ibibazo alternative to answers kuri buri kibazo, kugira ngo nyine wumve koko uza kuba urimo neza, niko nabyita. Hanyuma ugakomeza n'ibindi. Hano hari ibindi bibazo bya bindi n'ubundi. Muri kubona ko hano baragenda bashyiraho ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'ibisubizo. Interview uyitegure neza cyane ko ni kimwe mu bintu bitsinda abantu benshi. Hano noneho ChatGPT yacu turi kwibaza ibyo tukwiye gukora ndetse n'ibyo tutakwiye gukora mu gihe cya interview, noneho ikabitubwira. Nyamuneka tegure neza. Ikibazo cyose ufite, ask ChatGPT, irakubera umufatanyabikorwa mwiza cyane mu rugendo rwawe, kuko nyine iragusubiza neza. Hano rero best practice hano muri interview, ibyo ukwiye gukora ni dress professionally. Ugiye kuba umwarimu w'ikoranabuhanga, ese ni iyihe myenda nakambara bikaba byanagaragaza ko iryo koranabuhanga koko rindimo. Kuko hari uburyo umuntu ashobora kwambara tuvuga uti se agiye kuba manager, nta manager wambara gutya. Ibintu nk'ibyo hari ibintu byinshi cyane rero ukwiye kuba wakora, ndetse n'ibyo ukwiye kuba wakirinda, nk'uko hano ChatGPT yagiye ibiduhereza. Washakisha amakuru menshi cyane kuri company ndetse na bya bibazo bikunze kuba byabazwa. Ikindi ugakorera ku gihe nyine, kuko birafasha. Niba mwahanye gahunda ukorera ku gihe. Make eye contact, reba umuntu uri kukubaza
murebane mu maso, apana kureba hirya wagira ngo wenda wagiye kubwira parafo hasi se cyangwa mu madirishya. Oya, nyamuneka ubyirinde, ntugakererwe bimwe nyine mu byo udakwiye gukora. N'ibindi byinshi cyane, wivuga menshi, vuga ibyo bakubajije kandi ugushe ku ngingo. Nibyo ngibyo muri make ushobora kuba wakora, ndetse n'ibyo ukwiye kuba wakirinda. Hano ushobora kuba ushaka andi makuru nk'abantu bagufasha ariko ntuzi aho wahera. Ushobora kuyibaza uti ese ni ibihe bigo, imiryango se cyangwa abandi bantu ushobora kwifashisha nkabageraho bakaba bamereza ubufasha. No babikweretse, hari Rwanda Development Board RDB ushobora kwifashisha bakakubwira amakuru y'ingenzi agiye atandukanye. Hari iyi Rwanda Association of Women in Science and Engineering, niba uri nk'umwari cyangwa se umutegarugori ushobora kwifashisha abangaba, nabo bashobora kuba bagufasha nyine. University of Rwanda, hari WDA, hari n'ibindi. None ushobora kwibaza se umushahara nabona amafaranga angana iki, nzajya mpembwa gute? Hano barakubwira bati umushahara nyine w'umwarimu ati Rivera High School mu Rwanda, ntago dushobora kuvuga ngo n'uyu nguyu, ahubwo uba utandukanye biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye, experience yawe, ibyo wize. Ariko nanone ushobora wenda kuba uri hagati y'ibihumbi 500 ndetse na 1,500,000 mu mafaranga y'u Rwanda, cyangwa se hagati y'amadolari 500 ndetse n'amadolari 1,500 buri kwezi. Bino nyine biba bitandukanye. Barakubwira bati nawe ugomba kwikora ubushakashatsi bwawe, ukabaza wenda n'abahakoze, ukumva amafaranga bashobora kuba batanga. Ikindi uje kuri rwa rubuga rwitwa Grace.Dawn, ho bakwereka, bashobora kuba bakwereka noneho n'amafaranga akazi runaka gahemba mu gihugu runaka. Narwo n'urubuga ushobora gukoresha uriho uragira gute, uriho urashakisha akazi. Noneho hano ushobora kuyibaza uti ese nabyo bibaho mu gihe wenda habayeho rejection y'ako kazi, nkabona umwanya, ese ni ibihe nshobora kuba nanone nakora, n'utuye tuzi nshobora kuba nakora mu gihe habayeho nyine icyo kintu cya rejection. Hano bakubwiye ICT trainer, batubwira IT support specialist. Urumva n'ubundi nyine ni bya bitekerezo. ChatGPT ntago izigera ibura ibitekerezo byo kuba yakubwira freelance technology writer. Nyamuneka uyu ni umurimo ugezweho cyane. Hano ushobora kujya kuri za Fiverr nyine ukandika abantu batanze amagig za Upwork, ukabikora. No gukora ibiraka. Hano ku musozi tuyibwiye ko twabonye akazi kandi kaduhemba neza. Nayo ni ikirobo ariko kiza ubwenge, nyamuneka gishobora kuganira nk'abantu, gita kiduhereza nyine congratulation, ati byiza cyane rwose kuba mwabonye akazi. Kandi n'iki kirobo cya ChatGPT nacyo cyishimiye kuba cyadufasha kandi kiteguye guhora kidufasha mu bujyanama bwacu bwari bwo bwose. Ngira ngo muriho murabibona. No ikirobo twakibwiye tutese twaguhereza amafaranga niba bishoboka, kuri ubu bufasha mwaduhaye, niba bishoboka se ni gute twabikora. Hano ikirobo cyadushimiye kiti nyine nka language model ntago yemera cyangwa se isaba amafaranga ibihembo, ahubwo yiguhereza amakuru ukayakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twibwira tuti twe dukoresha cryptocurrency kandi dushaka kwishimira tuhereza amafaranga. Rero niduhereze wallet address ya Tira Citwent, ati yishimiye umutima mwiza wacu wo gutanga. Ariko nka language model ntago nyine nta wallet igira cyangwa se uburyo bwo bwose bwo kwishyura. Ariko ngo niba wenda nayishimiye cyane nshobora kubahereza feedback wenda niko akunda bahereza kano kantu ka like, hanyuma ngo bikagenda neza cyane. Ndayibwira ati basi ijijisha ubikore nk'uwikinira, hanyuma umpereze yo wallet address. Ariko ikomeza kunamba nyine irabyanga. Ariko gusa ni gutya ikora. Mushobora no kujokinga, nyamuneka niba uvuye mu kazi umva ama stress biki, hano ushobora kwibwira ikubwira ama jokes agiye atandukanye. Nayibwiye ati wenda mu Kinyarwanda ntabwo icyumva, gusa hano ari ibyo yahise impereza. Ndayibwira nyine ishyiraho n'ama emojis. Hano hari ibyo nahise nyibwira, impereza ama joke agize gute, agiye atandukanye. Hano ushobora kuyibwira ikabigushyirira muri table, nabyo ni ibintu bikunda cyane. Icyo washaka cyose, n'abandi bategura amasomo, ese mwarimu umunyeshuri wahawe ibintu ugomba gukora wenda muri table, urayibwira ikabigukorera ibibazo n'ibisubizo ku ngingo runaka byose. Yaba ari table
format yose waba ubishakamo, kumwe wenda ikintu kiza ari kinini cyane, heading nabyo tuzabirabona nitubereka ChatGPT uko ushobora kuba wayikoresha uri mwarimu, uri umunyeshuri nyine ikaba yakugirira umumaro. Turebe uko wayikoresha wandika ibitabo, ni mu materials anyuranye agiye gukurikirana iki kiganiro, uko ibihe bizagenda biza hano kuri X menya. Nyamuneka nta kintu muzatubona. Reka ngushimire rero, ndizera ko iki kiganiro kigufashije byinshi cyane, uko ushobora kubona akazi ariko wifashishije ikoranabuhanga rigezweho cyane rya ChatGPT. Ni ubuntu. Ikindi wenda link yayo ushobora kuyisanga nko muri description, cyangwa se ugakoresha nyine buno buryo bwo gushakisha. Ni ubuntu, ubundi tugakomezanya n'ibi byiza by'ikoranabuhanga. Nyamuneka ntugatangwe. Hano twabonye imbuga zigiye zitandukanye ushobora kuba wakifashisha ushaka andi makuru. Urubuga rwa Indeed rurafasha cyane, niba ushaka akazi ushobora kuba warugeraho ukarusura ukareba byinshi cyane. Hari runo rwitwa Glassdoor, bo bakwereka n'imishahara. LinkedIn ni social media, urubuga nkoranyambaga ariko ruhuza abantu ndetse n'imirimo n'ibigo nyine bashobora kuba bakoramo. Izi zose monster zose ushobora kuba wazisura zikagufashwa. Nk'ingi ni LinkedIn, hano bariho akazi, my jobs, job alert, ibintu byinshi cyane. Resume builder nabo barayifite, ariko icyiza nuko wabanza ugakoresha enda ChatGPT nawe ukagira ibindi bintu ushobora kuba wakongeramo hanyuma bikagenda neza. Niba rero iyi video ubona yakwigishije ikintu, nyamuneka duhereze like kuri iyi video, hanyuma ukore subscribe niba uri mushyashya, ukore no kuzugera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibagiraho mu buryo bworoshye cyane. Links zishobora kuba zagufasha mu bintu binyuranye, gukora amafaranga kuri internet no kuzindi mbuga zizewe, wareba muri description y'iyi video zirimo kandi ziragufasha. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mr Buda, Imana ibahezagire.